Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr. Starke Muganga. Uyu munsi ndabagezaho ikiganiro gishishikaje cyane ku bagabo. Ndashaka kubasobanurira ibijyanye n'imiti ikuza igitsina ku bagabo. Bavuga ko hari imiti umuntu ashobora gukoresha igitsina kikarushaho kuba kinini cyangwa kirekire, kandi muri iki gihe cy'ikoranabuhanga tugenda tubona abantu benshi bemeza ko bashobora kuguha imiti rwose igahindura ingano igitsina cyawe. Nta nubwo ari abavuzi ba gakondo gusa, kuri ubu hari n'abandi benshi bize ibijyanye n'imikorere y'ibitsina bo bita abasexologue n'abandi babyiyitirira, bose bagenda bazana ibitekerezo bitandukanye by'ibyo wakora kugira ngo igitsina cyawe kiyongere. Rero njyewe nka muganga ndashaka kubasobanurira ubushakashatsi bwagiye bukorwa kuri buno buryo butandukanye n'imiti itandukanye ikoreshwa mu kongera igitsina, kugira ngo bigufashe gufata umwanzuro niba uhisemo kugira iyo ukoresha muri iyo ngiyo. Muri iki kiganiro turareba uburyo butanu bakoresha mu kongera ingano y'igitsina. Turebe na buri buryo muri buriya buryo butanu, ese burizewe, ese burakora? Ibuka rero gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byanjye byose uko bisohotse. Ikibazo cya mbere, ubundi igitsina kigufi ni igitsina kingana gute? Ubushakashatsi bwagaragaje ko abenshi mu bagabo bavuga ko bafite igitsina gito baba bibeshya. Abenshi rwose bibeshya ko kugira igitsina giteye uko cyangwa kuriya ari byo bituma baba abagabo nyabo, bityo niba udafite igitsina nk'icya kanaka ukaba ushobora guhita utekereza yuko ufite igitsina gitoya, cyangwa se niba utakoze imibonano ngo ugende neza ugahita utekereza ko ikibazo ari igitsina gitoya. Ubundi igitsina bagipima ari uko cyafashe umurego. Ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo igitsina gifite santimetero izi, baracya gitsina cyafashe umurego. Ukurikije rero ubushakashatsi bwakorewe ku bagabo batandukanye ku isi, igitsina kiri normal ni igitsina gishobora gupima byibura santimetero 13 cyafashe umurego neza. Aha turabizi ko hari n'abagira igitsina kirekire gishobora kugera no muri santimetero 19 cyangwa 20 cyafashe umurego, ariko santimetero 13 zirahagije uba ufite igitsina kiri normal. Kandi ibi ndabivuga kubera yuko na bwa burebure buri hagati kuva ku mwinjiro w'igitsina cy'umukobwa kugera ku nkondo y'umura aho ugarukiriza, n'ubundi nabwo buba hagati ya santimetero 10 na 15. Ubwo ni ukuvuga ngo igitsina cyawe cya santimetero byibura 13 kiba ari igitsina gishobora gukora akazi kose nta kibazo. Kwa muganga igitsina cyitwa kigufi iyo gipima byibura munsi ya santimetero 8 uhereye aho gitereye igihe cyafashe umurego neza. Igitsina cyafashe umurego kikaba gipima santimetero munsi ya santimetero 8 niba uzifite, ubwo icyo gihe cyakoze aho twabyemera ko igitsina cyawe ari gitoya. Noneho rero reka turebe bwa buryo butanu bwo kongera igitsina cy'umugabo, turebe nuko buri bwose bukora. Ibuka nanone gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bisohotse. Reka dutangire ku buryo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha imiti yongera igitsina. Hari imiti y'ibinini, hari imiti y'amavuta basigaho, hari n'imiti banywa y'amazi. Iyi ni imiti iba igizwe na za vitamine, amaseri minero, ni ukuvuga imyunyungugu, rimwe na rimwe ivanzemo ibyatsi cyangwa se ikozwe mu byatsi, iba irimo imisemburo bavuga ko yongera ubunini bw'igitsina. Kuri ubu buryo bwa mbere, ubushakashatsi bwakozwe kuri iyi miti ntibugaragaza ko hari icyo ishobora kongera gifatika ku ngano y'igitsina. Mu by'ukuri ushobora kuyinywa igitsina kigasa naho kibyimbye by'igihe gitoya, ariko n'ubundi warangije kuyinywa usanga nta kintu gikomeye kiyongereye. Niyo cyakwiyongeraho santimetero itarenze 1. Ubwo rero urumva niba wari ufite santimetero 8 ukagira 9 n'ubundi kiba kikiri gitoya, nta kintu kiba cyahindutseho kigaragara. Nanone imiti iri uburyo bwinshi kandi yose ntabwo yakorewe ubushakashatsi. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wifuza gukoresha bumwe muri ubu buryo, niba uhisemo kubukoresha, banza umenye neza niba hari undi muntu wabukoresheje waguha ubuhamya budashingiye kuri publicité z'abayitanga, kuko abayicuruza bo baba bavuga ko ikora ibitangaza, nyamara rimwe na rimwe ugasanga ari ukugira ngo bayigure gusa. Uburyo bwa kabiri bukoreshwa ni ugukoresha ipompo ikurura igitsina cyangwa se vacuum pump.
Mu kiganiro kivuga ku burembe ubushize naberetse uko iyi pompe bimeze no kwikora. Inyunyuza amaraso ikayazana mu gitsina kigafata umurego. Kubera ko rero ituma igitsina kibyimba kigasa naho ari kinini, abantu benshi bahita batekereza ko ishobora kongera n'ubunini bw'igitsina uramutse uyikoresheje kenshi. Umugabo utari ikiremba, umugabo washyukwe ashobora kuyikoresha kugira ngo ise naho ikurura amaraso arenze ayo igitsina cye gisanzwe cyakira kugira ngo kigaragare nk'aho ari kinini. Ubushakashatsi nabwo bwakozwe kuri iyi ngingo bugaragaza yuko yego birashoboka ko igitsina cyawe cyakwiyongera ukoresheje iyi pompe, ariko nabyo ntibimara igihe. Iyo uretse kuyikoresha gisubira inyuma. Ikindi gishobora kwangiza ya mitsi y'igitsina ituma ushyukwa ukaba wabitakariza rimwe. Ni ukuvuga rero ngo ugomba kwitonda. Hari igihe ushobora kwiyongeraho ikintu, hari n'igihe kidashobora kutiyongera, kandi noneho bishobora no kukugiraho ingaruka. Uburyo bwa gatatu bukoreshwa ni imyitozo yo gukuza igitsina. Iyi myitozo bayita gelging. Ni bwa buryo bwo gufata igitsina uhereye ku ndiba yacyo, hanyuma ukajya umera nk'umasa uzengurutsa, ari nako ukurura igitsina ujyana ku mutwe wacyo. Hari n'ababikora babanje gusigaho imiti cyangwa se amavuta yabigenewe. Ni ukuvuga ngo ya miti twavuze mu buryo bwa mbere yari amavuta, hari igihe bayasigaho imiti ishobora gutuma igitsina gisa naho kibyimbye, hanyuma wowe ugakurura werekeza hejuru kugira ngo use naho wongera uburebure. Kubera ko ubu ari uburyo bw'umwimerere cyangwa se ko ari uburyo karemano, busa naho ari bwo buryo bwizewe kurusha ubundi bwose bukoreshwa. Icyakora nabwo ntabwo bwizewe 100% kuko hari igihe ubukoresha bikarangira nta kintu kigaragara kiyongereye ku ngano y'igitsina, ahubwo ukababara cyangwa igitsina cyawe kigatakaza form. Ariko byibura nk'10% by'abakoresheje ubu buryo bashobora kubona igitsina cyabo kiyongereho nka santimetero hagati y'imwe n'ebyiri, ariko nabwo nyuma y'igihe kirekire cyane bakoresha ubu buryo, ku buryo bigoye cyane kumenya niba kanaka yabo ukoresha bigakunda cyangwa se ntibikunde. Hanyuma uburyo bwa kane ni ugukurura igitsina cyangwa se stretching. Hari udukoresho twabugenewe bafunga ku gitsina maze tugasa no dukurira igitsina igihe kinini, kuko kaba gasa n'agahambiriyeho cyangwa se bagafungiyeho. Akenshi badukoresha nijoro, ukakambara nijoro kakarara gasa n'agakuruye kugeza mu gitondo. Ubushakashatsi bumwe bwagaragaje ko igitsina gishobora kwiyongeraho santimetero hagati y'imwe n'eshatu umaze igihe ukoresha aka gakoresho ko kuzirika ku gitsina. Muri make aka gakoresho ko kuzirika ku gitsina nibwo buryo bwonyine busa naho bwongeraho santimetero nyinshi, ariko nabwo hari ingaruka zabwo. Biterwa nanone n'aka gakoresho wakoresheje uko gakoze n'igihe wamaze ugakoresha. Uburyo rero bwa gatanu noneho ni ukubaga igitsina. Mu bihugu byateye imbere habaho n'uburyo abaganga babyigiye bashobora kukubaga bakongera ingano y'igitsina cyawe. Barakubaga, bakaba bashobora gufata uruhu bakuye ahandi bakarwongera ku ruhu rw'igitsina cyawe kikaba kirekire. Bashobora kongeramo ibinure bakuye ahandi bigatuma igitsina kibyibuha, cyangwa se ubundi buryo butandukanye. Hari abo bihira bigakunda, hari n'abo byanga, cyangwa se aho bakubaze hamara gukira igitsina kigatakaza sensitivité, cyangwa se kigatakaza umurego cyajyaga kigira mbere, cyangwa se kikanagira deformation. Aha biterwa n'ubuhanga n'ubushobozi bwo kubaga, yewe nuko umubiri wawe wakira ibintu. Kandi izo operation mu Rwanda ntabwo tuzikora kandi zirahenze cyane. Ubwo sinzi niba ubu buryo twabubara mu buryo dufite hano iwacu. Muri make rero uburyo bwose uko ari butanu twavuze bushobora kongera ingano y'igitsina koko, ariko bwongeraho akantu gato cyane hagati ya santimetero 1 n'eshatu. Niba ufite igitsina gipima santimetero 8 cyafashe umurego, ukaba wakoresha iyi miti cyangwa se buno buryo ukabitakazaho umwanya wawe igihe kirekire, bikarangira igitsina cyawe gipima santimetero noneho 9 cyangwa 10, mu by'ukuri hari ikiba kiyongereyeho, ariko nanone kiyongereyeho ni gito ku buryo kitatuma uvuga ngo noneho ndi bukora imibonano neza, igitsina cyanjye cyabaye kinini cyangwa se cyasubiye kuri normal. Ntabwo wava ngo ufite igitsina cya santimetero 9 ngo urakoresha buno buryo kigeze kuri santimetero 20, ntabwo bishoboka. Ikiza rero nuko aho guta umwanya ukoresha imiti cyangwa uburyo bushobora kukwangiza, ahubwo wakwiga gukoresha neza igitsina cyawe uko kingana. Kuko nubundi nukoresha buriya buryo haziyongera akantu gato cyane kadashobora kugira difference igaragara kazana mu gutera akabariro. Ingano y'igitsina si ituma imibonano iryoha, ahubwo uburyo ugikoresha nibyo bituma imibonano iryoha. Byaba byiza wize uburyo na tekinike zo guhaza uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina kurusha uko wakoresha uburyo
bwo kugerageza kongera igitsina cyawe. Abacuruzi baba bishakira abakiriya b'imiti yabo bazakumvisha ko nutagira igitsina kingana uku cyangwa kuriya uwo mwashakanye azaguca inyuma cyangwa se azagucika. Nyamara rimwe na rimwe ugasanga ahubwo uwo mwashakanye anyuzwe cyane n'igitsina cyawe nuko kingana. Mu by'ukuri gusobanukirwa ibyiyumvo n'ibyifuzo by'uwo mukorana imibonano nibyo biryoshya imibonano kurusha ingano y'igitsina ukoresha. Kugira ngo ugerere ku ngingo uwo mukorana imibonano, uko ukora imibonano nibyo biba bifite agaciro, ni nabyo bituma umuryohereza. Uko wakoresha igitsina cya santimetero 8 n'icya santimetero 10 cyangwa 11, mu by'ukuri nta tandukaniro riba rihari ku bijyanye n'uburyohe bw'ibyo bitsina byombi, cyane cyane yuko n'itandukaniro riba atari rinini. Mu biganiro bizaza rero nzagusobanurira noneho uko wakora imibonano neza kurushaho kandi ufite igitsina gitoya. Mwakoze, yari Dr. Aristarike Muganga, naho ubutaha.